Okay, bahaye ikaze kuri YouTube channel ya Olibit. Hanyuma rero uyu munsi tugiye kongera turebe ku bijyanye na mixer nk'uko bisanzwe. Ngiye kuzajya mbagezaho utuvideo twihuse cyane duto duto dushobora kukwereka utuntu tw'ubwenge kuri mixer. Nkunda gukoresha analog ariko sibivuze ko umunsi umwe tuzambukira no kuri digital kuko nabyo turabishoboye. So hanyuma rero tugiye kureba akantu kitwa effect. Iyi mixer dufite yitwa MG 20XU. Ni akamixer gatoya ariko gafite ibintu byinshi cyane kibitseho kandi by'ubwenge. Hanyuma rero uyu munsi tugiye kureba ku kantu kajyanye n'ama effect. Hano dufite mikoro yacu, hanyuma twashyizeho na power. Kano kamixer na ga preampli ni console yonyine, ni mixing console. Dusaba ko dushyiraho rero ampli power. So iriho nta kindi kiriho, ni ampli power yonyine kugira ngo tubashe kubona ijwi ryacu risohoke. Hanyuma rero ikintu kigiye kureba, kigiye kubanza dushyiraho mikoro yacu ngira ngo namaze kuyishyiraho already, iriho. Hanyuma ndayifite hano, niyo tugiye gukoresha dukora test yo kugira ngo twumve ngo izo effect zirajyamo gute. Hanyuma icyambere kibanza kureba nuko ino mixer ifite amabuto yo gufungura amacano. Bivuze ngo iyo utafunguye ino channel ya hano itari on ntago output yasohoka. Mu gihe washyizeho output nyine ku ma main. Abantu bamenyereye gukoresha ibya mixer bigo mwese mubyumva, ariko nawe tabimenyereye, kuri mixer yacu tuba dufite ahantu dusohorera amajwi cyane cyane nk'izi za mixing console, ahantu hitwa left na right abanditseho main out. Ubu ni ukuvuga ngo rero amajwi yacu niho turi buze kuyasohorera, niho turaza kuba turi kuyacisha kugira ngo ageze muri power. So rero hanyuma rero ubwo cyambere turabanza dufungure. Nitumara gufungura ubwo tuzamura ka volume. Hanyuma ubwo ngubwo gutya ntago mikoro yahita ivuga, nubwo nyifunguye ariko ntago yahita ivuga. Icyo turi bukorere no kugira ngo turabanza dufungure n'ahantu ino mikrofone yacu icometse. Mikrofone yacu icometse kuri 5 hacometseho umugozi. Hanyuma turaza turebe na hano kuri 5 turebe ngo ese icometse hehe, hanyuma tuyifungure. Gutya mikrofone yacu yamaze kugeraho, ngira ngo murayumva. Mikrofone yamaze kugeraho. So hanyuma rero ikintu tugiye gukora, tugiye gushyiraho ama effect. Ama effect niyo tugiye gushyiraho, gusa akantu gatoya cyane dushobora kurebaho n'uburyo wenda dushobora kumixinga mikoro yacu ikaba yavuga neza bitewe nuko ugutwi kwawe kubyumva. Murumva ubu ngubu irimo iravuga ariko harimo ikintu cy'amabaze cyane. Hanyuma dushobora kuyigabanyamo base yacu, tukayigabanya kumva ukuntu kavuga koroheje. Tukaba twayizamura ama midi nayo tukayagabanya. Ubundi bino ni ibintu umuntu yakabaye testinga niba uri umuntu ukoresha ukunda kuba muri ibi bintu cyane bya sound. Ugomba kumenya ko ibi bintu ugomba kubyitestingira ku giti cyawe, ukumva ngo low ivuga gute, ukumva ngo midi ivuga gute, ukumva high ivuga gute. So aba ari ibintu nyine byiza byo kutestinga wowe ubwawe, ugafata mikoro ugatestinga ukareba. Murumva iyo nkuye mu midi ukuntu biba bivuga, iyo nyishyizemo murumva ukuntu biba bivuga, niyo nongeje high murumva ukuntu biba bivuga. Ushobora kutabyumva neza bitewe nuko mfiteho mikoro yo gufata amajwi. Hanyuma ariko ni byiza ko nawe bitestinga nyine ukabyumva. So tugiye kureba effect ngo zijyamo gute. Kuri runo ruhande dufite agace kacu karimo imibare. Hari imibare igaragara, harimo kugera kuri 24. Niyo mibare birimo. Iyo dukoresheje ino buto ya program y'umukara turazengurutsa tukageza ku mubare dushaka. Umubare wanyu muriho ni 24 kuri ino mixer. Ngira ngo mwabibonye ko iyo ugeze kuri 24 dusubira kuri 0. Mbona ngo muri bize kujya mubibona neza ariko niko bimeze.
So hanyuma rero kugira ngo rero tumenye ngo ama effect ajya mate, hano tuba dufite akaliste kariho ama effect n'amazina yayo, umubare n'izina ririho. Hanyuma rero uhitamo wowe iyo ushaka gukoresha. Iyi ngiyi ifite effect, ishyiramo effect imwe, ntabwo ishyiramo ebyiri, ariko hari niyo uzahura nayo ishyiramo effect ebyiri icyarimwe. Rero ahangaha uhitamo effect ushaka gushyiraho. Urugero tugiye gushyiramo effect ya reverb plate, yanditseho reverb plate, wenda twumve ngo ivuga gute, ni ya 7. So tuyishyire urakaraga ino buto ya program, wamara kugera ku mubare ushaka gushyiramo effect yawo ugakanda ihita ijyamo. Hanyuma ikintu kiba gisigaye ni ukumenya ngo effect yacu irazamuye cyangwa ngo iri on. Hano dufite akabuto ka on, iyo tuyifunguye ihita ijyamo. Ifite akabuto ka on munsi hano, iyo igiye munsi ya zino za program ihita ubona ahantu hari FX on. Rero urabikora ukayikandaho igahita iba on. Rero iyo umaze kuyigira on, uraza ukajya kuri effect, ahantu hose hari effect, gusa urabanza ukareba niba volume yayo izamuye, nayo iri munsi y'iyo buto ya on, ariyo turi bubone hano hasi. Hanyuma ikintu uba uri bukore rero, ujya no mundi mo hagati kuri ya channel yawe washyizeho, cyangwa rwa ruhande washyizeho mikoro, ya line washyizeho mikoro, ukayifata ukareba ahantu handitse FX. Uvuga ngo kuri na mixer iyo FX aba ari ibishobora no kuba na auxiliary, ariko iba auxiliary mu gihe utafunguye ama effect. Mu gihe wafunguye no buto ya effect wayikanze iri kwaka, ntago wayikoresha nka auxiliary, uba wamaze kuyigira effect. Ariko mu gihe utayifunguye nta kibazo rwose, uba wayikoresha nka auxiliary. Rero iyo volume ni iyi ngiyi y'umweru, iyo irimo hagati hano hose kuri buri line abagiye harimo buto y'umweru. Iyi knob tuyita knob cyangwa ni knob, feda ni izi ngizi, haba harimo knob y'umweru, ariko siko hose uzasanga wenda ari umweru, gusa uzite kuri rino jambo rya FX. Rero tukareba ngo irazamuye cyangwa iramanuye. Iyo izamuye bivuze ngo effect ahita ijyamo direct. Ubu ngubu turi kuvuga ntayirimo, ariko nituyizamura turumva ko iri buze kujyamo. Tuyizamure, ngira ngo ngira ngo effect zirimo hello. Murumva ukuntu effect nk'iyi ya reverb plate murumva ukuntu ivuga. Sinzi niba muri kumva ukuntu ivuga neza. Urumva tumaze gushyiramo reverb plate, dushobora no gushyiramo indi. Rero nyine ni ukugenda wowe uhitamo ishobora kujyana na event urimo, ukavuga ngo nkeneye gushyiramo. Zose urazigerageza nk'uko nabivugaga. Ubundi kugerageza bino bintu nibyo bigufasha kubimenya. Wenda hari nk'iyo ishobora gukoreshwa cyane nko mu gihe umuririmbyi ari gukora vocale, ushobora gukoresha nk'iyi ya 13, ishobora kumvisha nyine amajwi aryoshye ku baririmbyi. Hello, yes. Urumva ko gutya ibibayemo nyinshi, ikintu ukora wowe urayigabanya. So ifite eko nyinshi cyane, ariko dukoresheje nka 14 it's okay. Allo nyine ugenda ugerageza gukoresha amajwi meza nyine, ku buryo niba ari abaririmbyi bari bakora nyine ari ibintu bya fresh. Urumva nk'iyi ngiyi y'10 ku bantu bakoresha ahantu baririmba harimo amavokali cyane, iyi rwose ni nziza kuyikoresha. Ni ibintu wumva nyine ugomba gutestinga, ukajya ugerageza kumva ngo iyi effect imeze gute, nyine ukagerageza kuyikoresha kugira ngo wumve
uburyo sounding, uburyo iguhereza ijwi, hanyuma nawe ibyo ngibyo akaba ari byo ugenderaho ukora sound yawe nziza. Kandi uko ugenda ukora effect niko ushobora no gukoresha bwa buryo bwo kumixinga, niba urimo urakora ama high, ama midi, ama low, byose ukabikoresha kugira ngo wumve ngo sound yanjye irabimeze gute, wumva uko buryo nyine ari ibintu biryoshye tu. Sawa, check microphone, ukajya ubyumva ukumva ngo bimeze biti. So rero akangaka niko nagira ngo twige uyu munsi. Reka dusubire twiga kandi kantu gashyashya. Murakoze cyane.